Utabusya abwita ubumera ni imvugo yatangiye gukoreshwa mu Rwanda ahasaga umwaka w'1600 ikomotse kuri Karake ka Rugara w'Ibumbogo bwa Huro. Hano ubu ni mu karere ka Rulindo. Uti byagenze bite rero kugira ngo iyi mvugo ikoreshwe bwa mbere mu Rwanda? Byumvikane ko ari inkomoko yayo mbabwira. Mu Rwanda rwo hambere umuhango w'umuganura wabaga ari umuhango ukomeye ndetse ugategurwa neza. Ibumbogo rero hakaba hari hatuwe n'abanyamuhango w'umuganura, bakaba n'abatware b'ubwo bumbogo bwose, ndetse bakagira inteko yabo ku musozi witwa Huro. Muri icyo gihe rero hariho umukobwa nanone akaba umusyi. Uwo mukobwa yitwaga Karake, akaba yarabyarwaga n'umwe mu ngabo za Mibambwe Gisanura zitwaga abambogo b'umuganura. Bavuga ko rero abakobwa bizi ngabo ari bo bavagamo abasyi, bagombaga gusya umutsima w'umuganura. Uyu Karake rero yaje gukundwa ndetse anarongorwa na Nyamwasa wari usanzwe ari umugenga w'abasyi icyo gihe. Byumvikane neza ko yahise asiga abakobwa b'urungano rwe bari abasyi nkawe, agahinduka umutwarekazi. Guhera ubwo rero niwe watangiye kujya ahagarikira abasyi. Abo basyi barimo n'aba bakobwa bakuranye umurimo wo gusya. Mu kubahagarikira yarabatotaga, akabasyigingiza, akabashinja ubunebwe bukabije. Abakobwa ariko ngiyo bageragezaga kumwibutsa ko gusya ari akazi kagoranye, yarabasubizaga ati, ubu se nabwo nuburo kari ubumera. Ubwo yabaga ashaka kumvikanisha ko kubusya byoroshye cyane. Bikomeza bityo, Karake ahimbazwa n'ubutwarekazi. Hashize iminsi aza kwadukana ingeso y'ubusinzi bukabije, ku buryo yarukaga ku buriri ndetse umugabo we yataha agasanganirwa n'umugono utihanganirwa. Ibi rero nibyo byaje kumukoraho, bituma umugabo we Nyamwasa amusenda. Ahera ko asubira iwabo, maze rubanda babyumvise baratangara cyane. Ngo kubera ko nyina wa Karake rero yarashaje atakibasha gusya, se yaje kohereza umukobwa we Karake nyine kumukura, kabone n'ubwo yari azi ko bizamutera ipfunwe ribi. Uribaza nawe, umuntu wahoze ahagarikiye abandi ari umuyobozi, agiye gukorana nabo ka kazi yabahatiraga gukora, abatota anabatuka. Byari biteye ipfunwe. Nuko Karake rero aragenda, ariko agenda aseta ibirenge. Nta kundi yari kubigenza, ahebera urwaje nyine ajya gusya. Karake uwo rero ngo atangiye gusya biramutonda, mbese biramunanira kuko yaramaze igihe kinini yaradamaraye adakozwa iby'imirimo yo gusya. Ba bakobwa ngo babone uko byamunaniye baramutinyuka, bamucyurira bagira bati, erega nyabusa shika musye vuba, dore ubusa uburo n'ubumera. Ubwo nyine bashakaga kumwibutsa ko igihe yakinaga n'umurengwe yari yarirengagije ko gusya ari akazi kagoranye, ari impingane. Byageze igihe cyo gutaha, ba bakobwa batahana Karake baramuvuga karahava, maze ijambo cyangwa iyo mvugo iba gikwira Ibumbogo, inasakara mu Rwanda hose, iba umugani ityo. Kuva ubwo rero umaze gushira impumu akirengagiza amagorwa azahutsemo, ntacire abo bari kumwe akari urutega, bakamucira umugani bagira bati, utabusya abwita ubumera. Ngayo nguko.